Okay, reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza cyane kuri mwebwe mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi n'undi makuru agiye atandukanye tugenda tubagezaho ku kibuga cy'imirwano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mwabonye rero ko umutwe wa M23 amaze gufata umujyi wa Goma wose, ubu ngubu rero barimo baragenda basura abaturage bari mu mazu ndetse banabahumuriza bavuga ati ibikorwa byanyu bigiye kongera gukomeza, muhumure rwose twageze tuje kubatabara. Byose rero ni bikomeje n'ubundi kugenda bibera hariya mu mujyi wa Goma. Tugiye kuba rero tunagaruka ku byinshi bitandukanye bikomeje kugenda bivugwa n'ubundi ku nama zirimo zirakorwa i Kinshasa ziri kurebana n'ubundi n'ibiri kubera muri Goma. Nabyo tugiye kuba tubigaruka, tugiye no kuba tugaruka ku byo leta ya Kongo imaze kuba yarega n'ubundi mu kanama gashinzwe umutekano ka Loni, ivuga ko igihugu cy'u Rwanda ngo cyabangamiye ku buryo bukomeye cyane. Turibuze kuba tunagaruka ku mupaka wa Rubavu ndetse n'uburyo ibintu bikomeje kugenda bigenda muri rusange, tubukomeze kugenda tuba update nk'uko twabasezeranyije. Tuze kuba tunababwira amasasu akomeje kugenda yumvikana hafi ya Rubavu se iyo bimeze bite, byose mgiye kuba mubisobanukirwa n'ubundi mfatanyije na mugenzi wanjye urubundi n'ubundi muri bice by'iburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Wongeye kwirwa mwongeye kwirirwa bwana munyamakuru. amakuru ki bimeze bite ko turi kumva ngo amasasu mu mujyi wa Goma aracyari kuvuga? Ese ko umujyi wa Goma amaze gufatwa, aya masasu akiri kuvuga n'ayiki? Nibyo koko higeze kumvikana ikintu gisa nk'agahenge, ubwo ndavuga kagasaku k'amasasu make kavugaga mu gitondo ubwo M23 imaze gutangaza ko yafashe umujyi wa Goma. Nyuma rero nibwo nigeze kukubwira mu kiganiro cyabanje, nakubwiye ko hari impungenge ko umutwe w'inyeshyamba za FDLR uri buze gushakisha uburyo wakivana mu nzara za M23, kubera ko urabizi neza ko ntabwo bakinisha kwinjira mu Rwanda. FDLR rero niyo urebye nyirabayazana w'iyi mirwano mishyashya yongeye kwaduka. Ni nayo mpamvu wumva ubu tuvugana hano hafi neza neza n'umupaka w'u Rwanda muri Goma hari kumvikana urusaku rw'amasasu menshi cyane, ndetse harimo n'ibibombe n'amabombe aremereye. Nkuta ko hari n'ayaje kugwa mu Rwanda, ko u Rwanda rwakoresheje uburyo bwo koresha za antimizayiro byatunguye abanyarubavu cyane, kuko zumva gukunda rwe mu Rwanda ni make, kuko zino bombe ziremereye zagiye zangizwa na za antimizayiro. Rero kuba zangijwe na za antimizayiro ni uko igihugu cy'u Rwanda cyagiye kivuga ko mu gihe gitewe cyo gifite ububasha bwo kuba cyabasha kwirinda ibyakangiza abaturage bacyo kandi nta muntu kibangamiye. Ni nayo mpamvu rero wabonye leta ya Kongo cyangwa se zino ngabo za Kongo zifatanyije na FDLR, inkomoko y'iyi FDLR, impamvu bari kurwana nk'abiyahura. Bakimara kubona umujyi wa Goma ufashwe, bamaze kubona ko bamwe mu basirikare ba leta ya Kongo barimo barerekana bashyira intwaro zabo hasi, bagahita bamanika amaboko bakajya muri stade de l'unité nk'uko M23 yabibasabye. Ubwo rero bivuze ngo umuntu we ujya muri stade de l'unité ni umusirikare wo Kongo, cyangwa se niba ari umuntu wa FDLR nawe akumva afite uburyo bwo kuba intwaro hasi nawe yabikora ntawe uri bumubangamire. Ariko kugeza ubu ngubu leta ya Kongo ndetse amagambo kigeze atangaza ibyo bya politike y'ingengabitekerezo yo mu FDLR iri gutuma banga gushyira intwaro hasi, ahubwo bagakomeza bashaka kuba bahangana n'ingabo za M23. Niyo mpamvu kubona hano muri hafi y'umupaka w'u Rwanda hari kumvikana urusaku rwinshi rw'amasasu cyane. Gusa nkibutsa ko aya masasu kuri njye navuga ko ni ibintu koko umutwe wa M23 wari ubyiteze ko bibuze, kuko n'ubundi iyo byanze bikunze usanze umugabo mu nzu ye mu Rwanda. Niyo mpamvu iyi ntambara wumva ifite imbaraga nyinshi, hakoreshwa n'amabombe aremereye. Ni FDLR yabuze uko yinjira mu Rwanda, kuko ntabwo yahagera yaherekera bayisaba ko yakinjira mu Rwanda, yanga kubikora. Ndetse ikindi ingabo za leta ya Kongo nazo zamaze kubona ko n'ubundi ntacyo zirwanira, zo ziyemeje kuba zahita zibivamo. nibwo zashize zinjiye mu Rwanda, abonye ko RDF ndetse na RNP polisi y'u Rwanda bakomeje gusaka bakambura intwaro ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare byari biri kwinjizwa mu Rwanda n'abazino ngabo za leta ya Kongo zirimo zirahunga zerekeza mu gihugu cy'u Rwanda. Ikindi nakubwira ni uko impamvu
FDL bo batinya kwinjira mu Rwanda barabizi neza bimwe mu byaha bashinjwa ndetse bakaba n'abanagiye babisabwa ko bakerekeza mu gihugu cy'u Rwanda bagahunga kandi ntuza ko FDL isa abantu bakuru ntuzumva FDL ugira ngo ni babandi bahunze n'ubundi bariho benshi bagiye bapfa ahubwo FDL n'ingengabitekerezo barimo bakinyijwe mu bana babo abo bana rero nibo barimo bararwana kano kanya barareba bakavuga ati ntitwahungira mu Rwanda bahita badufata tugashinjwa ibyaha cyangwa se tukaba twakorerwa ibindi bintu nk'uko babitekereza nyamara u Rwanda rwiteguye kuba rwakakira umuntu wese ugana nk'impunzi ariko nk'uko bako nyine batabyumva neza ntabwo ari ku buryo umuntu wagiye gutera kenshi umuvuga menshi umutuka by'ibite ntabwo ari ko mu buryo wamugena imbere umusaba ubuhungiro ngo abuguhe kandi nyamara uko byasa kose ntabwo u Rwanda rwaba mu buhungiro nk'uko twagiye tubona n'ubundi u Rwanda rugiye rutanga ubuhungiro kuri benshi ariko bo ntabwo barimo barabyumva ntabwo bari kubyizera ahubwo urabona ko bo biyemeje kurwana umutwe wa 23 barebe ko nibura baburusha imbaraga ariko barimo bararwana bashaka kwinjira hano i Rubavu ariko ubwirinzi bw'igisirikare cy'u Rwanda RDF nabonye n'ubundi iri kubasubiza inyuma abari gushaka kurasa mu Rwanda ariko n'ubundi hari hafi ya za Rutagara ubwo ni hari za Rubavu n'ubundi ku munsi w'ejo naho hari hafi y'imirwano yari iri kuberwa n'ubundi hari muri buriya buce ku gasozi ka Bushwaga hano abatuye n'ubundi muri Rutagara muri uyu mudugudu wa Rutagara mu murenge wa Rubavu bari kuvuga ko amasasu ari kumvikana ndetse hari n'amasasu byagiye bigaragara yagiye yangiriza inzu z'abaturage cyangwa ndetse n'amatungo bitewe n'uburyo hari ayagiye araswa n'aba FDL n'ubundi bari gushaka kwinjira mu Rwanda ariko bakahita n'ubundi baraswa na RDF bagasubira inyuma ubu ngubu ni ukuvuga ngo iyi FDL nta yandi mahitamo ifite uretse kwiyahura ku gihugu cy'u Rwanda ntago ishobora kuba yashyira intwaro hasi iyi FDL rero uko nabikubwira baramutse bashyize intwaro hasi bakinjira mu gihugu cy'u Rwanda baza kuko bagahabwa ubuhungiro ako nk'uko n'ubundi biba bigomba gukorwa buri muntu agomba gukurikiranwa n'icyaha cye bakagenda banareba abafite ibyaha runaka bakabakurikiranaho ibyaha bakareba niba babihanagurwa cyangwa se babihanirwa babitekereje basanga bamwe muri bo barigize n'ibyaha byabo n'ibyo bagiye bakora basanga n'ubundi nta kundi usibye kwiyahura bakarwana n'umutwe wa 23 ndetse n'abandi nabo bakaza bagatera hano mu Rwanda bagakomeza kurasana na RDF gusa RDF nayishimiye cyane inakora kinyamwuga hano hasi umupaka nta bushotoranyi buri kubagaragaraho ndetse nta n'umuntu uri kubangamira bari kuza baragerageza bo kwakira ababahungiyeho ndetse hajya n'ibisuka hakurya muri Congo zatumiza rero zikabizimya ibipfuye nabyo bafite kuri amagenda kwara ni hano y'Ubuvuzi imitungo ndetse n'amatungo na bene byose guturuka hano hakuno ariko ikiriho cyo nuko umutwe wa 23 usa nkaho ubu iyi ntambwe yo kurwana hari ikintu kinini ufite kurusha FDL kuko niba iyi ntambara irimo iraba FDL irasa nk'iyazengurutswe nawe 23 mu gihe haza kubaho kugira ibyago FDL ikaba yabura amasasu cyangwa se n'ibiribwa kandi bizaza kubaho mu ntambara n'ibintu biba bikenewe amazi amasasu ndetse n'ibiribwa mu gihe hari buze gucaho igihe kirekire bari muri ibingibi muri rugamba none bikaza kurangira ibyo bibashiranye mu bwiharuguru FDL nta wundi mwanzuro ndi kubona usibye kuba yakemera ikamanika amaboko yasaba ubuhungire mu Ventura yasaba ubuhungire u Rwanda irabuhabwa ariko mu kugeza amagingo ya kwa ko bakibona bafite ibikoresho bibonerwa ku rugamba nyine barumva ko bari bukomeze guhangana ariko sindi kubona watsinda urugamba waguswe kuriya nyamara tuzi neza ko mu kanya uri buze gushirirwa n'ibikoresho bivuze ngo ibikoresho ntibigushirana uraza gukenera ibindi ndetse nukenera ibindi n'iyi nzira ukoreshe ujya kubizana amazi nagushirana urayakura ayandi imiti nigushirana
n'ukeneye imiti urayikura he bifunze mm, ndetse amasasu imodoka taransiporo ibyo ni ibintu mu benshi babanje kwirinda irabibafungira byose mm, ari mpamvu ubona iyi ntambara indi isura FDLR irimo irakoresha intwaro zose nimba ko zayifasha ipirona isheringa bireba ko nibura byasa nk'ibica intege mu benshi gusa biragoye guca intege mu benshi akantu kuko iyo ni ibintu yiteguye guhangana n'ubundi byageze kugoma nimara gufatwa FARDC izikuramo kuko buri musirikare n'ubundi we mu gihe abona ko byanze kumanika arabyemerewe ariko n'ubundi M23 yari bizi ko mu gihe yafatiye umujyi wa Goma bizahangana bikomeye cyane n'uri mutwe wa FDLR ni nayo mpamvu bari barabyiteguye niyo mpamvu iyi ntambara irimo iraba ubu ngubu imeze nk'intambara igeze kubera za Khartoum muri Sudani kuko bari barwana mu mujyi hagati noneho nta bintu byo gutinya ariko abaturage ariko nta musirikare wa Congo ahubwo ni ishyamba z'ubwazo nazo ziri kwihangana. nabonye n'ubundi updates zikomeje kugenda zijya hanze. Nabonye abaturage bashyigikiye umutwe w'umuvetwa mu buryo budasanzwe, amavideo barimo barabakira bakoma amashyi babyishimiye cyane. Harimo abari kugenda bavuga bati se Tshisekedi azemera ryari, ese ibi bizarangira ryari. Ndi kubona rero ari ibintu byinshi bitandukanye abantu bari kugenda bashimira M23. Ubu ngubu ubu FARDC ishobora gufata icyemezo cyo kurasa M23 mu gihe n'abaturage bayishyigikiye muri ubu buryo, ubwo si baba bagiye kwiyicira abaturage mu buryo bukomeye. ukuntu ubona n'umwumvi umujyi wa Goma usanga nkaho utari muri control FARDC nabwo ibarwa nk'igisirikare cy'igihugu aho bibonera abona urukundo abaturage bafitiye M23 kubera ko uyu mujyi wa Goma wasaga nkaho wahawe FDLR nk'ishimwe cyangwa se nk'igihembo Tshisekedi ndetse na birebigiramo inama n'uyu mugabo yakwigendera itaciye umwami. Uyu mugabo yari yafashije FDLR kumvisha Tshisekedi ko mu gihe yayiha gukontorora Goma nayo yamuha umutekano ikayirinda M23. Ni nayo mpamvu ubona iyi FDLR yarebye ibona iyi Goma niyibura ko kandi n'ubundi deja yayibuze ahubwo iracyapfunda imitwe biraba birangiranye nta bwihisho ndetse nta n'ikintu niba ukibuze mu maso ya Tshisekedi. Naho Tshisekedi we namara kubona ko ya FDLR nta kintu kimumariye mu byo yatekerezaga bitagihwanye n'ibyifuzo bye, arakora nk'icyo nakwita kwiruka cyangwa se nawe atangira no kuba yagirika ndetse ashobora no gusaba ko inamubwira mu gihugu akaba yayiruka. Yego, kuko ibyo basezeranye baramutengushye ntibabimugejejeho. ariko nabonye hari inama barimo barakorana n'ubu, bari guhora mu nama ku masaha y'umugoroba, bakoze inama n'ubu muri aya masaha y'igicamunsi bari mu nama. Inama yatangiye na kare, yatangiye n'ubundi mu masaha ya kare ya mu gitondo ahagana isaa 3 ndetse na n'ubu iracyari kwiga. Barimo barakora ku buryo bwa live, barimo barategura n'ubundi ingabo zigiye kuba zijya gukoramo M23. Ndetse ikindi nabonye abasoda b'igihugu cy'u Burundi bagera muri 300 nanone bagiye koherezwa hano muri Goma kugira ngo baze gutabara, ndetse n'abasirikare bo muri Tanzania nabo bavuze ko bari buze koherezayo ingabo, ariko ntago bigeze bavuga umubare wabo ndetse nubwo bavuze igihe bari buze kuba bazira. Ese ibi ngibi izi ngabo niziramuka zijangaha mu burasirazuba bwa Congo, ikindi na South Africa ishobora kongera izindi ngabo, niko bikomeje kugenda bivugwa ahangaha muri Goma kuza gutabara FARDC. Bimeze bite ibi ngibi? Ntago bibuze gutuma umutwe w'umuvetera bwongere gutakaza nk'uburyo yatakaje bwa mbere 2013? ukuntu bimeze izo ngabo kuko birumvikana z'ibyo bihugu bikeneye kongerwa, ariko se strategic plan ya M23 ni iyihe? Strategic plan ya M23 nayo yari ibizi ko nimara gukaba uyu mujyi bibuze kugenda gutyo. Ni nayo mpamvu yagiye ishyiraho uburyo busa nk'ubwirinzi, kuko kugeza ubu yabizi neza ko ikibuga cy'indege cya Goma kiri muri under control yabo. Ikindi bivuze ngo ubu ngubu M23 ntago byagorana ko hagira umuntu ugera i Goma adaciye kuri mabariyeri ariho abahungu ba M23. Izo ngabo ni nyinshi byumvikana, ariko ntago zarusha
yewe izo ngabo ntizaruta izari ziri i Rucuru, izo ngabo ntizaruta izari ziri i Masisi, izo ngabo ntizaruta izari ziri i Gicanga, kandi zose zatujwe nawe n'ubundi muri ibyo bihugu ndetse z'ibyo bihugu. Wenda icyaza kuza gusa nk'ikiyongeramo ni ingabo za Tanzania, ndumva arizo zasa nk'amaraso mashya yabaje, ariko n'ubundi zari zisanzwe zabarizwa, ariko bari barabaye nk'abacancura, ahubwo bamwe bari barongeye baragenda bagaruka nk'abacancura, ariko nabaye bake. witondere iki kintu rero, kuko urabona abo bose buriya uko umuntu arwana cyane birushaho kumuha n'ubundi no kumenya ubundi andi mayeri yakoresha mu rugamba arimo. Abo bose uko baza uko babongera biragoye ko iyi M23 bayitsinzwe ahangaha, kuko niba hashize imyaka 12 M23 itsinzwe runo rugamba, nibutse ko kuva mu mujyi wa Goma si uko M23 yarashweho, ahubwo yemeye ubusabe bwa Loni bwo bigomba gusubira inyuma hagakorwa uburyo bw'ibiganiro. M23 nayo kubera ko iyo yari itaramenya ibijya mbere irabyemera isubira inyuma, no mu gihe yasubiraga inyuma nibwo aho yavaga hagenaga hakabwa n'ingabo za Tanzania, ndetse bamwe mu barwanyi M23 ingabo za Tanzania zagenaga zisangamo zikanabagirira nabi. Hanagaho imirwano isa nk'indi mito, ariko M23 kuko n'ubundi deja yavagamo yerekeza amashyamba za Nyiragongo. Maze kugera muri aya mashyamba rero nta cyakozwe n'ubundi, imyaka yaranze irarenga, ubu ngubu bibaye 12, nta kintu leta ya Kongo irakora, ahubwo yo Tshisekedi yari mu gihugu ati nzarwana M23 mpaka bageze ku muryango w'iwanjye. yavuze ko atazigera yemera ibiganiro. Kubwira ko ubu gahunda itakigoma cyangwa se kivamo ikihugu gusa, ahubwo gahunda bayikinshasa. Rero ushobora gusanga ku kantu ko kukavuga ntabwo ndakemera, ndashaka gusanga n'uburyo bwo kugira ngo bashimishe bagaragaza ko bagifite gahunda yo gukomeza hirya. Ariko niba ubona leta ya Kongo yongeye gufata umwanya w'ibwa ikicara igakora inama za hato na hato, kimwe mu bintu bari kwigaho nzi ko barimo baravuga ati se tuganire turwane. Ibyo bintu barimo barabigarukaho cyane kugira ngo barebe nitukomeza kurwana turahomba iki, amahanga arimo aratuvugaho iki, ndetse nituganira byo biratugeza ku ki. Mu gihe ibyo byose bidakunze rero bagahitamo inzira yo kurwana, ntabwo biri buhire. Gusa ubutumwa natanga kuri FDL yo nakomeje kubona babuze ibyo bakora, babuze hepfo babuze na ruguru, babona gahunda bashaka kuza mu gihugu cy'u Rwanda bitanga, kubera ko hari ubwirinzi ku mupaka, aho kugira ngo bakomeze bashire hariya n'ubundi ndabona bakemera bagasaba u Rwanda rukabaha ubuhungiro, ndetse bagiye ubona ko benshi batahutse ntacyo babaye mu gihugu cy'u Rwanda. Nabonye hari abasirimu bafite akazi barakora, bamwe barize, amashuri yabo yarakomeje, ubuzima burakomeza, ariko mu gihe batabyumvise bakomeza guhita binjira intambara, barahashirira ndetse nta n'ikintu bari bwunguke, ahubwo barakomeza bahombeze. Ubwo reka ngushimire cyane rero ku busesenguzi ndetse n'amakuru umaze kutugezaho, ndetse n'ibyo tuganiyeho byinshi. Ubwo ni ibitekerezo by'abadukurikiye, ubwo ngubwo nibyo bisigaye kugira ngo nabo batubwire uburyo babyumva, ndetse n'ibikomeze kugenda byumvikana ara i Rubavu. Gusa icyo twavuga nuko ingabo z'u Rwanda zo zirimo ziragenda zisafisha, cyangwa se zirimo zirakora isuku, zirimo zirarasa, n'ubundi aba FDL n'ubundi bari kugerageza kwinjira mu gihugu cy'u Rwanda. Abo rwose ni ihame, ndetse nta n'uwari barengagiriza kuko barinjira mu buryo butari bwo. Reka ngushimire cyane.